c'est des rough days, man, que je content. Uyu mwana w'umukobwa iri duri ringana gutya ndebe buryo ki abyina. Ubu rero wavuga ko umwana wa Samusuri yavukanye isunzu ntabwo yababeshye. Urabona ko uyu mwana ibihe byiza wakurikiye Habibu TV 250. Nizere ko umeze neza, wowe dukurikira uri mu Rwanda, wowe dukurikira uri hanze y'igihugu cyacu. Nizere ko mwese mumeze neza. Habibu TV 250, nizere ko wakoze subscribe. Aha niho honyine ugiye kujya ushirira irungu. Ntatinze ntagiye muri byinshi, reka dutangire na video ya mbere. Twagiye nkuko ubibona ndebera uyu mwana w'umukobwa iri duri ringana gutya ndebe buryo ki abyina. Ubu rero wavuga ko umwana wa Samusuri yavukanye isunzu ntabwo yababeshye. Urabona ko uyu mwana yavukanye isunzu rya nyina. Uko byagenda kose social media kabisa umva muzaba mwirebera hanze ahangaye. Rero buriya hari utuntu ngenda mbona nyine tukansitsa. Niba nawe aka kantu kagushimishije, niba kagusekeje, wajya muri comment ukatwandikira, kwibutsa gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Aha niho honyine ugiye kujya ubonera utuntu dushekeje. Aha ngaha niho honyine ugiye kujya ushirira irungu. Niba wageze kuri Habibu TV 250, tera agatebe kabisa, ubundi twiganirire, ubundi twisekere, kuko n'ubundi bavuga ngo nta heza hisi. Ese uzi ngo naka konyine? Reka nkwereke n'akandi. Reka mwite umusaza gusa, ashobora kuba ari n'umusore gusa, n'umuhanga mu cyo twita acting. N'umuhanga mu kwactinga ku buryo nyine ashobora no kuba ari muto ariko akigaragaza mu buryo ki bwa gisaza. Nyine urabona uburyo ki nyine abyina ni ibintu byiza, ariko icyo arengejeho nyuma nyine urakibonye. N'umukomediye w'umunyabwenge kandi uzi ubwenge. Rero inshuti yanjye, niba kabisa ubona izi video zirimo ziragushimisha, niba ubona uburyo ki ndimo nanjye nkoramo ibi bintu ari byiza, wanyandikira muri comment kandi ugakanda like, share, comment kugira ngo ikiganiro cyacu kijye kigenda kigere kure cyane. Ntabwo rero ariko konyine, nanone nkufitiye n'akandi ngiye kukwereka, ubundi ngira ngo tukaba ariko dusorezaho. Nako karashekeje, twagiye. Guys, ubonye ikingeho gusamba nasetse napfuye byanyobeye. Nyine nawe urabona uyu mugabo sinzi ibyo arimo apanga kuri iyi niba twayita imbeba, sinzi ko nayita, ariko urabona yuko nyine yayiteguye, yari ku meza. Niba ashakaga kuba yayibaga ngo ayiteke gusa, umwana nyine bya bindi by'abana aramubonye, niba agize ngo arahishije aramusaba gusa, nawe kwikanga yuko umwana mubonye, ubonye uburyo ki ahise ayizamura. Umwana musabye mwereka ko nta kintu afite, kandi umwana akimara kugenda ahita yongera amanura imbeba yiwe. Nshuti yanjye, social media nge ziransetsa, ibintu byinshi bashyira ku ma social media mba nasetse napfuye. Nawe ushaka guseka se? Nawe se urabona bigusekeje? Ngaho nyine twandikire muri comment utubwire uko ubibona, utubwire icyo twakongeramo. Inama zanyu turazikeneye hano kuri Habibu TV 250. Nizere ko umeze neza. Ciao duhure muri video ikurikira.